Yes, kanogene basuze mbani ikaze nshuti bakunze bacu mudemo kudukurikira umunsi ku munsi. By'umwihariko we udemo gukenera ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye nuko bwishe aho uri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe bitameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bizo kuba byagenda neza cyane. Yes, munyemerero tugere kuri Mashariki Festival. Iyi Mashariki Festival isize uruntu nk'abantu mwikomeje kuba yavugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, usibukira hose urasanga nta yindi nkuru cyangwa se nta bindi biganiro abakonti creators barimo kugenda bagarukaho usibye Mashariki Festival. Kera kabaye uwitwa Nyagiso ndetse n'uwitwa Nsabi n'uwitwa Bijiyo bija baje kuba bamena umuco cyangwa se baje kuba bamena bombe, bavuga ko impamvu batitabiriye Mashariki Festival ari kubera amanyanga babonyemo umwaka utaha. Ese aba bagabo nta ruhare runini bagize cyangwa se nta ruhare runini rukomeye bagize muri filime ku buryo bakagombye kuba baritabiriye Mashariki Festival ndetse bakabaza kuba banabona ibihembo? Ngiye munyemere tugere kuri aba bagabo uko ari batatu, haba uwitwa Bijo bija, haba uwitwa Nyagiso, haba uwitwa Dr Nsabi. Aba bose ntibitabiriye Mashariki Festival, ariko nubwo bayitabiriye cyangwa se n'abayitabiriye ndaza kuba nagarukaho, harimo umugabo witwa Karaptori Kiboke nawe waje kuba wasuzugurwa cyane muri iriya Mashariki Festival, ndetse n'undi mukobwa ukomeye cyane cyangwa se n'umukinnyi wa filime cyane ukomeye waje kuba wateshwa agaciro nta wundi ni Nyambo. Uyu Nyambo nawe muramuzi mu mafilime agiye atandukanye, by'umwihariko nawe afite filime yise Ibanga Sulizi nayo igenda ijya ku muri YouTube channel ye. Ni filime ikunzwe cyane, numwe mu ba content creator cyangwa se numwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane ubu ngubu bari kuri hit. Ndagaruka kuri Captain Regis. Byagomba cyangwa se byavuga ko uyu mugabo Captain Regis ari we wari kuri top cyangwa se ari we wagombaga byibuze mu bantu bari batumye muri iriya Mashariki Festival, niwe wagombaga kuba uri hejuru cyane kuruta ibindi byose cyangwa se we wagombaga kuba umukinnyi w'umwaka, ariko birangira uyu mugabo bitaje kuba abyakunda. Twirukanka cyane rero, ngewe iyo njana nkitereka nkabakubita za ndani nkabereka imiriro uburyo ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se uburyo abakinnyi ba filime cyangwa se uburyo iriya Mashariki Festival yajemo uburiganya cyangwa se yajemo amanyanga, ari nayo mpamvu byatumye aba bagabo batitabira iyi Mashariki Festival 2025. Uwitwa Dr Nsabi yaratumiwe neza cyane, yabonye ibaruwa imutumira kwitabira muri Mashariki Festival, ariko akimara kubona iyo baruwa yarakiriye ndetse avuga ko azanitabira, ariko ku mutima we ntago ariko byara bimeze, kubera ko uyu mugabo umwaka ushize yarasuzuguye mu byo bikomeye cyane, kubera ko umwaka ushize uwitwa Dr Nsabi yari ari kuri hit ari hejuru cyane akunzwe n'abatari bakeya, ariko birangira ateshejwe agaciro cyangwa se abona ko nawe hajemo ikintu cy'uburiganya muri Mashariki Festival umwaka utaha 2024. Uyu mugabo Dr Nsabi akimara gushirwa ku ruhande cyangwa se akimara guteshwa agaciro umwaka usize, abona ko ibintu bya Mashariki Festival hazagamo cyangwa se hazamo ikintu cy'ikimenyane cyane kiremere cyane, ndetse hazagamo no gutanga agafaranga. Baravuga ngo nubwo Ketchup yegukanye iriya modoka wasanga kimwe cya kabiri cy'iya modoka Ketchup yaragize ute yarakiguze, nka miliyoni nka zingaho, ugasanga nawe yagiye afata amamiliyoni agashora. Benshi baranabonaga bavuga ngo umugabo bita Bamenya, dore ko akora muri Airtel Rwanda, kujyanaga ikigo cya Airtel Rwanda cyamuhemba agafata amafaranga akayashora akayahereza abantu bakamutora, ngo ni ibintu byoroshye cyane, ni akantu toto cyane. Ariko timu ye cyangwa se uwitwa Ketchup ukora muri timu ya Bamenya akaza kuba yegukana iyo modoka, byari ibintu byoroshye cyane. Uyu mugabo Dr Nsabi arakunzwe muri Nsabi Comedy, ni umugabo uzwi cyane n'abatari bake cyangwa se n'umwe mu bantu bazwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho wagera hose mukamubaza umuturage runaka yamuvuga. Ariko uyu mugabo ntiyaje kuba yitabira iriya Mashariki Festival. N'uwitwa Bijo bija nawe nuko rero yanze kwitabira Mashariki Festival kubera nawe azigo ubutaha byagenze bite hajemo amanyanga ya naya. Ese ibyo bakoreye Nsabi bivuze ko uyu mwaka ngiye batabinkore? Ngaruka cyane ku mugabo ukomeye cyane umwe watangaje amagambo akomeye cyane ubwo yari mu kiganiro kwa Mitsutsu Empire. Murabonye ko Mitsutsu asigaye afite studio nziza cyane agenda atumira abatari bagiye batandukanye. Uyu mugabo witwa Nyagiso nabwo yari mu kiganiro yaje kuba yavuga amagambo akomeye cyane ku buryo uhita wumva uburemere cyangwa se uhita wumva uburiganya buba muri Mashariki Festival in Africa. Yes, uyu mugabo rero Nyagiso yagize uruhare runini cyane ukomeye muri filime, haba ubu ngubu umugabo muri kuva cyane ukomeye muri filime witwa Kiraman. Uyu mugabo Nyagiso niwe wagize uruhare runini cyane kuba yamuzamura akamuzana muri filime nyarwanda. Aba ba Captain Regis mubona bose yarabazamuye, ariko si umugabo Nyagiso ubona nta gihembo yari akwiye koko nk'umuntu wagize uruhare wazamuye aba bantu bose bakomeye muri filime bakaba bakomeye nyine,
aka kanya bari kugenda bahabwa ibihembo bigiye bitandukanye. Iyo ugiye ugatumira abakinnyi ba filime warangiza ukibagirwa uyu mugabo ukomeye cyane Nyagiso wagize uruhare runini aka kanya amafilime mugenda mureba umunsi ku munsi ukamwibagirwa, iyi Mashariki Festival ntiba yizihiwe. Ndakurahiye ubonye umwaka utaha wa 2026 iyi Mashariki Festival uzasanga yitabiriwe n'abantu batarenze 10 kandi ufite abakinnyi ba filime benshi cyane. Kubera iki mpamvu? Niyo mpamvu abakinnyi ba filime bose bavuyemo bazinutswe bavuga ko ibi bintu bibamo amanyanga, bibamo uburiganya. Nukubera icyo kintu kinye babonye kikimenyane gikomeye cyane, bavuga ko Mashariki Festival itakiri Mashariki ahubwo ari kwa kundi ari yo gutangira iki, ari gukorerwamo amanyanga, ari uzabona abakinnyi ba filime bagize ute umwaka utaha batitabiriye akajyayo mbagwa. Ugeze reka amashimire cyane niba barakanze kuri subscribe, nagushimiye cyane nawe turekana nicyo gihe ngukore kuri buto ya subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye n'amakuru ngewe ngena nkugezaho. Ngiye mukomeza kubana nyine muri ibyo biganiro n'amakuru. Nitwa Pacifique, reka mbashimire cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.